yaramunize maze atimba hasi ashiramo umwuka bashyiraho agataka barashyingura. Uyu mugabo ntiyari asanzwe igihanyaswa mu mateka y'u Rwanda. Mwumve maze umukurire ingofero. Rukara Rwabishingwe Yishe Umuzungu. Nuza gusoza iyi video uraza kuba usobanukiwe neza uburyo ki Rukara yivuganye umupadiri bitaga Rupiyasi bataziraga akazina bitaga Rugigana. Ikindi kandi uraza kumenya neza icyatumye padiri Rupiyasi yicwa, ndetse tunamenye n'iherezo ry'uyu Rukara. Si ibyo gusa, turaza gukoresha video kugira ngo tukwereke nk'uwari uhibereye muri iriya myaka y'1931. Kubw'ibyo rero, niba ari ubwa mbere wisanze hano, kora subscribe, nuza gukunda ikiganiro ukande like kandi uze no gusharinga inshuti zawe. Nge ndi JP, turi ku muyoboro mugari JP TV show. Ikaze mwese muri isanga. Rukara Rwabishingwe ni mwene Bishingwe na Nyirakavumbi, yavukiye Gahunga mu ngoma y'Uburera. Kuri ubu ni mu murenge wa Gahunga, akarere ka Burera, aho bakunze kwita mu Gahunga k'Abarashi. Uyu Rukara yabayeho ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga, wategetse u Rwanda hagati y'umwaka w'1895 ndetse n'1931 hakurikijwe igenekereza ry'urutonde rw'abami bategetse u Rwanda. Ariko amateka ya Rukara Rwabishingwe abenshi bakunze kuyafata nk'umugani cyangwa igitekerezo, kandi yarabayeho. Uretse kandi bamwe bagiye bavuga ibye mu nanga nyarwanda nka Sebatunzi bacuranze amateka ye, na bamwe mu banditsi b'amateka bamwanditseho mu bitabo byabo kuko yabaye ikirangirire mu Rwanda. Rukara afite benshi bamukomokaho bari bafite igisingizo cy'ubutwari cy'umuryango w'Abarashi mu nzu y'Abarashi. Benshi muri bo bakaba batuye mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga mu ntara y'Amajyaruguru, aho bakunze kwita mu Gahunga k'Abarashi. Ikirenze kuri ibyo, bakaba bakomoka kuri Karashi ariwe mukurambere wabo. Ngo kwitwa Karashi ngo bikaba byaratewe nuko ngo uyu musekuruza yari umukogoto w'umuheto, bishatse kuvuga ko yari umuhanga mu kurashisha umuheto. Ngo uyu Karashi akaba yaravaga indimwe n'abandi bahungu barimo Kanaga ndetse na Karandura. Imiryango yabo ikaba yari ifite inkomoko muri Ankole, ubu ni mu gihugu cy'Ubugande. Kubw'ibyo rero, benshi mu Barashi babaye ibyamamare mu ngabo z'ubwami, ariko wabaye icyamamare cyane ni Rukara Rwabishingwe na Nyirakavumbi. Akaba yari afite icyivugo kigira kiti: Nyirakavumbi nyina w'Akavumbi wari umutware w'Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzige n'Urukandagira. Iyi mitwe yose uko ari ine ikaba yari iriho muri imwe y'ingabo yari iriho ku ngoma ya Yuhi Musinga. Ngo kubera ko yari intwari y'icyamamare, ingabo ze zari zaramuhaye izina rya Rukara rw'Igikundiro, urwa Semukanye Intahana batatu ya Rutamu. Intebe y'ubutware bw'ingabo Rukara rw'Igikundiro urwa Semukanye Intahana batatu ya Rutamu mu nteruro y'ikivugo cye yayirazwe na se Bishingwe, ngo kuko ngo nawe yatwariraga Kigeli wa kane Rwabugira izo ngabo. Ngo Rukara Rwabishingwe kandi yari umugabo w'igihagararo, ibigango n'igitinyiro nk'uko bamwe mu banditsi b'amateka y'u Rwanda bamubonye babyanditse. Amateka agaragaza ko yari afite nka metero 1 na santimetero 90 mu burebure bw'igihagararo. Usibye n'ibyo kandi, kuri ubu hari umwe mu buzukuru be witwa Ndagijimana Yuvenali. Iyo umwitegereje wahita utekereza ibigango bya Rukara, dore ko ari n'umugabo wirabura w'ibigango w'ubwanwa bwinshi upima nka metero 1 na santimetero 90. Kandi nk'ibisanzwe igihagararo n'ibigango akaba ari umwihariko w'Abarashi, kuko imiryango yose yo kwa Rukara nta muntu uri munsi ya metero 1 na santimetero 70 z'uburebure. Mu buzima bwe Rukara Rwabishingwe yakunze guhinyura abantu bakomeye, ariko ngo byagera ku mugabekazi Nyirayuhi Kanjogera wategekeraga umuhungu we Musinga wari ukiri igihenga, ubwo ni umwami muto muri icyo gihe, bikaba byari akarusho. Umunsi umwe rero Rukara yasanze uyu mugabekazi arimo guca imanza, ariko yikinze inyuma y'inyegamo, maze ngo araruhinyura avuga ko urubanza rwo mu nyegamo na nyina Nyirakavumbi yaruca. Ngo si ibyo gusa kandi, Rukara yubahukaga cyane umugabekazi Kanjogera, ngo kuko hari n'igihe yigeze kumunyarira ku ntebe, ngo ubwo undi yari ayihagurutseho. Ibi nkaho bidahagije kandi, si umugabekazi utaravugaga rumwe na Rukara, kuko atacanaga uwaka n'abazungu, cyane cyane abapadiri, kuko baje bacengeza inyigisho z'ubukristu. Nyamara mu gihe abari batuye muri aka gace k'Uburera bari bakomeye ku idini yabo gakondo ya Nyabingi w'icyamamare muri aka gace. Ikindi kandi, ubwo abazungu bageraga muri kariya gace bigabije amwe mu masambu y'Abarashi bayashingamo imbago, bashaka kuhubaka amazu nk'uko amateka bigaragaza. Intandaro yo gusezera ku isi kwa Rukara Rwabishingwe yabaye
gufata iya mbere mu kurandura izo mbago, maze Padiri Pauline Lupiyasi bahimbaga Rugigana akamutumaho inshuro nyinshi ngo yisobanure, ariko Rukara ntiyitabe. Ariko uko byagenze, aho Rukara yemereye kwitaba Padiri Lupiyasi bagahurira ahitwa kuri Nyabyungo, ubu ni kuri Kiliziya. Bahuriye aho kuri Nyabyungo, Lupiyasi ngo yaramukije Rukara agira ati iyambu Rukara, ngo ariko indamukanyo Rukara yayangaga kubi kuko yavugaga ko ari indamukanyo y'uko baba bakwambuye abana. Ubwo Rukara yamwihanangirije kutazongera kumubwira iryo jambo. Lupiyasi we abifata nk'agasuzuguro, amukubita urushyi, maze Rukara nawe amutera umunigo, aramuniga paka anogonotse. Uru rupfu rero rwa Padiri Lupiyasi rwahise rutuma Rukara ahungira mu Ndorwa, ndetse na benshi mu barashi bahungira i Kongo, abandi bahungira mu Bufumbira muri Uganda, n'abandi bose batinya ko abazungu bazaza guhorera mwene wabo. Kwerekeza kwa Rukara mu Ndorwa rero yashakaga kwisunga Ndungutse wari warahigaruriye, nubwo nawe atari yorohewe na busa n'ubutegetsi bwa Musinga bwamuregaga kumwigomekaho. Ariko abazungu bamenye ko Rukara yahungiye kuri Ndungutse bamusabye kubaha Rukara. Ubwo Ndungutse arabyemera, yibwira ko nabo bazamukiza Musinga wari warahagurukiye kumurwanya ndetse no kurwanya bari barigometse ku mwami bose. Nubwo bitabaye kuko bitabujije Umudage Liyetona Godwiyusi kumutera ku ya 13 Mata 1912 abo yayoboraga bakegukira umwami Musinga. Ubwo Rukara yabuguzanyaga na Ndungutse mu rugo, abasirikari b'abazungu bari bari ku mugambi na Ndungutse baje rwihishwa bamugwa gitumo, maze baramuboha. Ariko muri uko kumuboha ngo hagwa umwe mu basirikari ahitanywe na Rukara, ndetse ngo Rukara yiyambura impuzu ye ahenera Ndungutse amuvuma ngo ntazime ingoma mu Rwanda, bivuze ko ahubwo Rukara atishe umuzungu umwe, ahubwo yivuganye babiri. Ni nyuma yo gufatwa akabohwa, Rukara yajyanwe kunyongerwa mu Ruhengeri, aho yarashwe urufaya rw'amasasu. Ngo mbere y'uko Rukara nyongwa yasize ashinganishije abamukomokaho, kuko ngo yasabye ko abazungu bari bagiye kumwica kutazamukorera kubana, n'ubwo ibyo bitabujije ko abamukomokaho mu nzu y'abarashi ndetse n'abari batuye mu Burera muri rusange bahura n'ingaruka zitandukanye. Icyo gihe bumwe mu butaka bw'abarashi bari barahunze nyuma y'uko Rukara yivuganye umuzungu bwigaruriwe n'abandi baturage, kandi no mu gihe bari bagarutse ntibigeze babubasubiza. Uretse n'ibyo kandi, bamwe mu bari batuye kuri kano gace bahejwe mu mashuri n'abapadiri bari bayoboye uburezi bw'icyo gihe. Si ibyo gusa kandi, kuri ubu umuryango w'abacyaba b'abarashi waragutse ku buryo basanga henshi mu gihugu, cyane cyane mu duce tw'amajyaruguru nka Ruhengeri ndetse na Gisenyi. Naho Rukara Rwabishingwe we yasize umugani usanga bamwe birahira Rukara Rwabishingwe wishe umuzungu, ndetse bamwe bakavuga ko akwiye no kwitwa intwari. Hagati aho rero, dore ibindi bintu bikomeye kurushaho. Niba utarareba inkuru nka Nyirarunyonga, utarareba inkuru nka Yaje nk'iyagatera, utarareba inkuru nk'iy'intambara yo ku Rucushu, urimo uracikwa. Manuka aho hepfo maze urebe inkuru zabanje, nazo ziryoshye nk'iyi ngiyi. Wibuka ndetse no kuduha igitekerezo cy'inkuru twazakoraho ubutaha. Kandi ikindi, wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi. Mukomeze kugira impagarike, ubugiri ndetse n'ubugingo. Njye na JP.